nyuma yuko nkwamagaye kubwira nyene gufasha kambwira ati ufite umuntu wizeye ariko ndabona umuntu wanzanyeho nta kintu kirimo nawe ndabona ntamwizeye ari nk'ababandi bamariye amafaranga muzi uyu mwana nuko y'uburayi barigenge reka muko ese ni jurisi bari bagabanya amagambo reka nese umukozi biki tamwe nkarata nese mwana ese ni jurisi uko kumwagira nkora iki arimo wakwibye kikamera ubundi mu biki mwana wowe ndebera nizajya imana mwana we yesu we avi kabari wakigikamera muri cyo kintu wakwiye tonde mwana umuti bita mutaranuka uriya mugore wa mutaye uratuma umuti bita mutaranuka uwo mugabo ahita munukira agaruke mu rugo we hari umuntu utwaye kuyo hari umuntu ushobora kuba bamutwaye mugabo rika nindushi nke byiza udukurikirana umunsi ku munsi wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane nawe utarayikora ndibaza ko uyu niwo mwanya kugira ngo tubashe kwana mu biganiro byacu bya uyu munsi nihiti nk'ibisanzwe ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndagoseje wowe uri muri Amerika ndetse abari hanze igihugu muri rusange ndabasuje cyane ndetse namwe muri mu majyepfo mu majyaruguru y'u Rwanda burasirazuba n'uburengera bwaryo ndetse namwese muri mujyi wa Kigali mwese aho muri hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko mumeze cyane namwe mutameze neza ejo muzamenya neza kuko igisibyo negatebe gatoki niko bakunda kubivuga niko isi yubatse ndi hano kwa muganga hano twabashe kugera twakoze urugendo rurerure ntabwo bihe byoroshye nazanye n'umukobwa hano araza kubibwira wenda kwa muganga Kinyunguti muganga Kinyunguti nibagiye mu nyihanganira bye naje rero hano kwa muganga ari cyatumye tuza wenda turaza kwinjira mu kiganiro ariko ura mukobwa muri kumureba burite mande gwe kari mu rugo rwanjye kari mu rugo rwa Kinyunguti muraza muri isanga nta kibazo mwagira hano mu rugo rwa Kinyunguti murakoze cyane wari umeze neza ariko nta kibazo ufite na izabo kuri ziri kugenda ziguza sate ufite n'agakoni mu ntoki ntabwo ukeneye gipa gupfa gusa gufasha mu buryo bw'imigendere karibu nta kibazo kubanza nk'agakoni maze kugira amaguru 3 karibu uyu ni ya gatatu ese mukore ko gusa sister imeze bite saza wenda ngenda kuzi bitewe n'igihe twavugana mbere yuko ugira hano mu Rwanda kuko uturutse hanze araza California nagira ngo wenda wibwire byibuza abadukurikiye ndetse tuboneraho unabwira uyu musaza Kinyunguti umubwira se ikibazo ufite ni ikihe byifashe bite amakuru neza amazina Vigo nk'ibisanzwe mwita Vigo indirimbo y'abanyamerika numvaga no kubera no gusaza nazamurijwe ntago reka ndakuze ariko nyumva ntago uzamurije ngo yitwa Vigo nk'ibisanzwe so hanyuma rero wafashe umwanya uza hano uravuga ati nkwerekeze kuko wenda wafashe umwanya muremure aho wari uri hariya uramamaga uravuga ati nshaka ko harano uzamperekeza ndagira ngo kano kanya wenda umwibwirire nawe ahari hano kugira ngo abashe kugira icyo adufasha twihuse cyane rero naje kugira amahirwe njya muri Amerika ariko ngenda nsize umugabo wanjye nawe aradekarara aza kunsanga muri Amerika yego bagiye muri bya bindi bita bya green card yego ubu twabaga muri leta ya California yaje kunsanga rero ibintu biza kwanga nkajya ngenda mbona umugabo wanjye ahinduka akagenda nari kimwe namubonye nza gutekereza ko ashobora kuba afite nk'undi mugore ndavuga nti ngiye mu bwenge bwanjye ntabwo nari kubasha kumenya ibyo ari byo ndavuga ikanegere abakuru bambwira ibyo ari byo fata telefone urahamagara telefone narahamagaye mayinite arashira amafaranga ndohereza ngeraho nenda gushirirwa ugereranyije nk'amafaranga ngahe ushobora kuba waratakaje mu gihe washaka yuko wenda wanye n'umukoresha amadolari amafaranga narohereje hafi nka miliyoni 5 umuntu akambwira ndi umuganga nagufasha umugabo wawe nkamugarura mu rugo amafaranga bararya hafi yo kurangiza mbona ntabwo ndi gukunda
nyuma y'uko nkwamagaye ahubwira nyane gufasha kambwira ati ufite umuriro wizeye ariko ndabona umuntu wanzanyeho nta kintu kirimo nawe ndabona ntamwizeye ari nk'ababandi bamariye amafaranga muzeyi uyu mwana nuko ab'iburayi barigenge reka muko kubera ko ab'iburayi mufite n'amafaranga nta n'ikibazo ngo akamenyetso gato cyane ubaye unyeretse nk'ikimenyetso byuze nabasha uramizo rete kwizera ibyari uretse ntabwo nakugira ngo yakuze ku bantu nk'indyarya nkanjye amafaranga barayamaze reka nze guha akamenyetso wamfura we ikimenyetso ugiye kumana ni iki ndakimuhangira ntabwo ko cyamugiraho se indese ntabwo ugiye kureba maya ndata aha ibera hano nyamuneka ntibimbaze ndebera kumunagagaye Yesu nse kamera iki muze ibyo gukora ibiki ikizi maya ndata mari mfashe ndagusabye waramuzanye nse nizeye ko Yesu asaba ikimenyetso mana isi nijurize bari kwagabanya amagambo reka nese umukozi ibiki mana yanjye yewe kutavuga bite ari mu rugo rwanjye wesa kugeza je ibintu birancanze reka Yesu mwana isi ijuru nese muzeyi Yesu mana we Yesu ngedira ukaraba kabandi ikigakindi ntumi ndisete nyama ugarukanura na ruwaga tamangarata nese mana isi ijuru uko ko mwaje nkora iki arimo wakwenge kikamera bundi mu biki mwana wowe ndebera neza ry'Imana mana we Yesu we avi kabara wakijika muri cyo kintu wakwiye tonde mwana uri mu biki nese oya niba ari ibyo ukora byarangiye basi oya rekera akamenyetso cyane basi babarira basi unaje ukavuga Imana kabangabanya amagambo nyine nkwereke mana isi nije mubarire basi mubarire ushamba mubarire neza ry'Imana Yesu we Yesu Imana Yesu nije nukuri Imana nukuri urakoze akira ambara mana Yesu nije ikimenyetso je ibintu birancanye ikimenyetso mana Yesu nije usubiye ibintu n'ibiki koko nese ibi bintu byangwa kubikora ko yari koko si wamuzanye yambye ko ashaka ikimenyetso ndakimuhaye icara mero umupira udunguye ambara ngawicara bivuze mu gibuno umura ndavura nabara bose ndavura jewe ibintu ngo ndikigati ndintumbi ndisete nyamukanira rubaga wamenya ngiye mukubite bite bivuze mu gibuno bite kimenyetso wakibonye tumva nzutse nese umva umeze ute urukwema imyenda mu kanya bimeze bite bimeze bite mwana umva umeze ute kubona gukuramo imyenda bite imana n'umugome niko bavuze akorizere ko mana Yesu ni ikimenyetso nyine ubu nta kindi cyamubaho se ibindi byose ndabigukorera ari umugabo wagutaye urumva uwo mugabo waje uvuga ko umugabo wagutaye ndagu umuti bita mutaranuka uriya mugore wamutaye uratuma umuti bita mutaranuka uwo mugabo ahita munukira agaruke mu rugo we hari umuntu wamutwaye rugo kuyo hari umuntu ushobora kuba bamutwaye umugabo rika nindushi nuko ajavuga naba ariko hayo madaro rugendo abantu utaje kwa Mr Kinyuguti uri umwana mubi cyane ariko ujye ubaza bakubwira ngenda vura uriya mugabo ngiye kumugarurira nta tuntu wari kunkorera atari kunyambuka ubusa kewe wasaba ikimenyetso ngo icyo nshoboye hano ni mu gikari wanjye ntawe ukureba ntaki ni wowe na muganga gusa kandi abaganga urabizi ko bagira ibanga ni uvuga ngo ngewe ari umugabo wagutaye ngiye kuko umuti bita mutaranuka urumva ndamuha muzi uzamuza abandi bagore bose ugende utunganirwe n'abandi baba desipora mu bana hanze uzabwita umusaza Kinyunguti ni umuvuzi ushoboye ugende uzatanga ubuhamya mbere niko madamaze numva ngo maboni burayida ese ubundi bazariye amafaranga y'umufuragiro mu kinyarwanda bayita umufuragiro 50 nayo kumusuzuma uriya make ntabwo yaba amafaranga ndayaguha ndayafite nta kintu mfite nk'amafaranga yampe ndebe ko mwene rusake yarakumbwiye ese urashaka ngahe 50 mumbaye 50 n'umufuragiro
kandi ibintu byose urabona ko byaciyemo ariko cawe bukaraba habikika kinumbi disi gabanya amagambo ko ndagukemuriye ikibazo cyawe uyu n'umufuragiro akora mwana ibyo akora uzampigura genza uzaba aritonze nta kibazo pfa ko nanjye kunkora ibyo nagusabye nimumara kurira ruteme kirese ubwo uzanyibuka yewe Cecilia Rokadia Nyirakimana Mukarwa yego kumanya cyakora umuntu mwiza umva biburaya reka ubu ndabizi biburaya ariko ututuntu nkoreye uzakanda akanyenyeri nubwo ndi umusaza ibyo ukanda akanyenyeri ndabizi we ngarura umugabo mu rugo nkwere umva umuti witwutamvaho ngamugira urugendo rwiza rero uzanyibuka uzantekereze nawe ukora ibintu byiza umugabo aragarutse bitarenze tariki itondera ko uzabibona ngaho komeye ntakiri ikintu usaba mva mukobwa w'umunyaburayi umufuragiro nawubonye ntabwo birangiriye aha ko se shako sinkugire neza umugabo ni yarafite amatage yarafite ibiki byose ubu ngiye kugutuma ibimasi bitatu ariko ubwo azabizana uko umugabo yagarutse ubwo ugiye guhita nibyo kumupfamirisha umugabo akigera mu rugo ibyo bimasa bitatu rero impamvu yo guha abakurambere ibyo byo nzabiguha pe yego ntubigire ikibazo ngaho rero umwana wanjye uzawuronke utunganirwe ariko nunyibagirwa mbere yuko umugabo wataha mu rugo uzongera umuhana nawe ngaho komeza ngaho komeza nzabikora nk'akazi yego nta muntu ugisezera uyakomeza nuko abakurambere tubaho ngaho bayi uzuri indege neza karabe ngewe hari ibintu bibaye hano imbere y'urujijo bikize kandi ngiye kuramura umuntu yambaye imyenda nanjye ubwo nageze ngo biramfashe umuntu mubwiye ngo ndamushaka yambwiye ngo unyereke ikimenyetso ni kiriya nyine okay wenda tujya ngo dusoze nagira ngo utubwire ese ni zihe ndwara ushobora kuba wavura ni zihe muri make subana erega no kugira ngo umugabo azakwange nayo ni indwara buryo n'abari indwara indwara ni nyinshi wa mwana we uruwejo bundi kungoma rudahigwa kungoma musinga y'indaho ngaho nzi imiti biti mivumu nzi imitabataba urumva nta ndwara ntavura nyibaho yego ndagira ngo utubwiye byibuza nk'eshanu muri zo eshanu ibintu bigende neza ikintu cya mbere kimwe buriya bwaki tuzi kwivura dukoresheje zambe bazagendaga mu nzu zigenda zikambakamba zaziribita yego nanjye bagushaje ariko umva nta ndwara ntavura buriya ku mahumane ku bagore babuza abagabo nawe ni indwara burya yego ntabwo nguye ibyambaro ubwo nizeje bundi ariko burya ni yego mashati mu buriri abagore babuza amavangiro wa mwana we ngaho komeza rero wimana mu mwuka ngaho komeza nanjye ndebe ko ntabwo nagenda utampaye nimero abandi bakiriye ntabwo nagenda utampaye nimero wanda ni umukiriye ahubwo reka nkubwire rero buriya nk'abantu nk'abo mumeze kuriya muri abana beza ntabwo uri bugenderaho ncyunzanira abakiriye cyita mu buvuzi gakondo se nawe ugenwa agafata hirya ho murakoze cyane ndashimye wowe ukunda kureba ko mu YouTube abantu bari hanze bakeneye abaganga ba gakondo tubanzanira ntabwo nzagupfusha ubusa ngaho rero murakoze nagira ngo dusoza umpereze inemero zanjye gusa igikurikiyeho cyo hari umwana wanjye w'umuhungu mfite yego aje gusoma no kwandika hari igihe yego hari igihe nabonye kuri reception hari igihe bambaza kuri WhatsApp bakampamagara ngo nandike ibintu nk'ibyo ngibyo ariko umwana wanjye yamfasha ariko nimero ze wazirebamo nawe urazizi kuzireba yego ndeba uramubona umuhungu wanjye mbo 07 8 yego 63 mu mutwe ndazifite yuko 65 yego 67 0 ndazisubiramo ni 07 8 3 3 65 0 iyo ni ndayandika no ku kiganiro uyandika umva kugira ngo abantu bo hanze y'igihugu aba diaspora iki cyose baramamagara umwana rero bashaka kwitabira telefone ariko uko niko nkubwiye ndavura ese nta nubwo ujye umujyageza kumutoza imirimo yanyu uzamusigira umurage mungu wanjye se bavuga ko inkondo iva ku gicuma ndavuga ko nawe mutoza nyine
none se ikibazo ni kimwe wenda watubwiye ukora ibintu byinshi bitandukanye utanga ibijyanye n'ubutunzi nkanjye naje nk'umunyamakuru wenda nibyo birumvikana nese nje nk'umunyamakuru none njye ushaka n'ubutunzi ese wabo ariko se niki nakwima nabugwa rwose ndagerageza nabugwa ntacyo nakwima mwana wanjye iri gusa ni mwana wanjye ntacyo nakwima rwose. Murakoze cyane so reka tubashimire ibibere hano nyamuneka babyita kasamutwe ntago natwe tubyiteze ko uko birangiye nuko nguko Imana ikomeze kubarinda. Murakoze cyane Imana ibafashe namwe. Yego.